Yes, igicamunsi cyiza kuri mwebwe tubana umunsi ku wundi. Ni kuri Machachari official kabisa, mwamaze kuhagera n'iya saha. Mu by'ukuri navuga ko ari saha y'amakuru abagezweho. Ni muri aka karere k'ibiyaga bigari, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dukunze kugarukaho tukareba uko situation iba ihagaze. Nyuma mu by'ukuri y'ibyo twababwiye mu makuru yacu ya mu gitondo, twababwiye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bagabye ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Ni ibitero byo mu kirere ariko kandi bitibasiye muri Uvira gusa, ariko kandi byakoze no muri axe ya Makobora. Nyuma ya retre ya AFC mu 23 muri Makobora, ibyo ngibyo nababwiye ko AFC mu 23 yavuye muri Makobora. Iriya niyo bita retre strategique, niko yo tugomba kuyita kubera ko ishobora kuza kugira ibikurikira. Mwebwe ntimumbaze ngo nibihe, mushobora kuza kubibona. Iyo ni retrait stratégique kuko nubundi yabaye retrait volontaire, ndetse nkuko nabanyurubwite barikomeje kugenda babivuga. Igitangaje kinateye agahinda n'abaturage bo muri biriya bice bakomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byabakorewe nyuma y'uko ingabo za FRDC zihakandagiye. Tugiye kubirebera hamwe turebe ese AFC mu 23 yabifashe ite, hanyuma hashobora kuba iki ni ikihe kitezwe nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'indege byagabwe ku mato. N'amato n'amavedette, n'amato twavuga ko ari amakano rapide, n'utuntu twihuta cyane mu mazi ariko tutari utwa gisirikare. Turaza kubabwira ayo mato ese nayande, ariko kandi yakoreshwaga na bande, yafashwe ryari. Ibi nibyo turi bugende tugarukaho turebera hamwe, ariko kandi si ibyo gusa turi bugarukeho, ahubwo turaza kubabwira muri Karehe uko bimeze, dore ko muri territoire ya Karehe naho ibintu bitoroshye. Ni iminota mikeya gusa, ntabwo turi buze gukoresha iminota myinshi. Turajya tugenda ari objectif iri direct, duhita tugwa kuri objectif tudatinze. Turaza kubabwira kugeza amagingo ya ngajya muri axe ya za Rumbishi ndetse n'izindi nkengero zihakikije, aho coalition irimo kwigarurirwa ahitwa Kirijiwe, Bushaku ndetse na Katendebwa. Ariko ndababwira ko Kitendebwa iyo yabereyemo imirwano, ariko noneho abangaba bagize batyo bakavuga bati nyamara ati Narumbishi ni yacu ati Narumbishi ni yacu. Ndababwira ko kugeza amagingo aya ngaya axe ya Kadasomwa, ndaza kubabwira uko situation zikomeje kugenda zitwara. Muze kunyemerera rero mumpereze umwanya n'ubundi nkunze kubasaba, ariko gusa saho turi bivuge turasimbukira no muri Kalembe. Burya Kalembe habereye naho ibintu bitoroshye nyuma y'uko AFC mu 23 mu by'ukuri abaturage bayo bagabweho igitero n'abaturage baho, kuko ni axe kugeza amagingo yanga muri axe ya Kalembe naho bita Kalonge, haje kugabwa igitero ndetse kikibasira abaturage bari barahahungiye ku bwinshi, bari baraturutse hakurya baza hakuno, hanyuma baje kugabwaho igitero na coalition n'ubundi yari turutse mu bice bigiye bitandukanye birimo Sheferi cyangwa se muri groupement ya Kisimba. Kabone nubwo groupement ya Kisimba kontrolwa na AFC mu 23 ibice bimwe, ibindi bigakontrolwa na coalition. Rero abangaba bagize batyo bagaba igitero. Ndaza kugenda mbigarukaho ndeba uko situation zikomeje kugenda zitwara. Ku munsi w'ejo muri iyi meme Karehe, amakuru yambwiraga ko muri axe ya Shanje yigambwaga yuko nayo yagezwemo, ariko ubundi imirwano yaberaga muri groupement ya Ziraro. Haje gutahwa isoko, ni isoko ryiza ryubatswe na coalition ya AFC. Ndahita coalition ya AFC kuko buriya AFC ni coalition, AFC ni platform. Niyo mpamvu bavuga M23 twirwaneho, ubwo niyo mpamvu nayo turayita coalition mu buryo bwayo, ariko yo twayita coalition kuko usanga bo ari bakeya. Ibyo byose turagenda tubirebera hamwe. Hanyuma muri Ituri, Serpe iyobowe na Thomas Lubanga kugeza amagingo ya ngaya, ubu ngubu biravugwa ko kugeza amagingo ya ngaya irimo irakontorora agace ko bita Bule. Iyi Bule ndababwira ibyayo ni nyuma yo gukubitwa kw'ihuriro rya leta ya Kinshasa, nubwo uwo bita Luboya Kashama John binyure ku muvugizi w'igisirikare wo bita Gilles Ngongo yakomeje kwigamba ko aka gace aribo bagakontorora. Sibyo, ndaza kubabwira amakuru ya nyayo uko ahagaze. Ubundi hanyuma tuze gusimbukira mu bice birimo za tuwe muri sektere ya Itombwe uwerekeza muri Mwenga, naho arimo harumvikana kujegera k'urusoro, dore ko hariya muri biriya bice twari twumvise ko wazalendo zaho zari zavuze ko zirimo ziraganira na MRDP twirwaneho ngo barebe niba bashobora gushakisha uburyo bahuza, ariko ingabo z'abarundi zihari ziracyagaba ibitero bikomeye cyane. Iyo zumvishe
wazalendo bagiye kugira uburyo babyitwaramo bagaba ibitero kandi nta biganiro bishobora kubaho cyangwa se guhuza hatabayeho akantu kameze nk'agahenge. Hagani muri groupe Bashimukinje ya mbere kuva mu masaha ya saa 12 za mu gitondo ikitwa urusasu nicyo kirahumvikana. Ibi byose rero nibyo tugiye kugenda dukomozaho, ariko ahanini tukaba tugiye kwibanda ku axe ya Fizi, nanone tukongera tukibanda kuri axe ya Kalehe, kuko aho ahanini niho hakomeje kubera ibintu nshobora kwita ko ari urugamba rw'indyakurye. Ni urugamba rw'amagasa, abantu ntibarwite ngo ruroroheje, kuko ni urugamba mu by'ukuri rukomeye nk'urwaha muri Kalehe. Rumaze iminsi murabizi, rwa Kadasomwa icyitwa FDLR zo muri birabice zavuze ko zitazapfa kuhavirira, ziravuga ziti twebwe turi stand by, tuzarwana mpaka dushize. Urumva imirwano ntabwo yoroshye. FRDC irimo, coalition ya za Maimai n'abandi, kandi coalition ya Wazalendo iri muri biriya bice biragoye kuba yahita ivuga ko imanitse amaboko, cyane cyane ko yari yaremeye ubwa mbere. Buriya hari ikintu kibaho, reka mbabwire, yo tuvuga nk'abasirikare bajya muri babasirikare ba FRDC bafatiwe mu mujyi wa Goma, njye nababwiye ko bagiye batoroka bamwe, kandi benshi pe, so kubesha, kuko twebwe ntabwo tuza no tugiye kuzangaha ngo tubabwire ngo murareba ngo tubahinjarike, ko muri abantu bakuru, byinshi murabizi. Hari abatorotse mu bihumbi bigeze muri 7 byaje byapasinze, ntabwo habuze hafi 500. Abo nibo bake. Numvaga leta yo ibara hafi 600 ariko 500 bo ntabwo babuze, bagiye kabisa muri bya bihumbi 7 byo byafatiwe mu mujyi wa Goma. Abo ngabo rero iyo amaze gutoroka ugatoroka ukagenda, kongera kugaruka cyangwa kongera gufatwa ni ikibazo gikomeye cyane, ntibyakunda, kuko uzi ko nta kundi wavuga. Uba waramagize kugera muri liste ubuzwi, rero biragoye. Abenshi muri bariya nabayobowe n'umujenerali autoproclame bitwa Bahigi. Uyu Bahigi AFC kitambuka hariya muri Kalehe yarajoyininze, amaze kujoyininga ni forces, amaze kujoyininga ni muri axe ya za Cyambobo niho yajoyiningi. Abati ngewe ntabwo ndi burwane, ati de toute les façons mubaze n'abaturage, nta nkayo umuturage nigeze ndya, nta hene nigeze ntwara, nta cyepfo cya ruguru. Ati ngabo abaturage, koko abaturage batanga ubuhamya, baravuga bati nyamara uyu mugabo niba hari icyitwa Nyatura cyangwa Wazalendo bitwaye neza, ati groupe ye iri mu magroupe ya mbere yitwaye neza, ati kubw'ibyo rero turamwizeye pe. AFC iravuga iti nyamara uyu mugabo rero niba koko ari kuvuga ko n'abaturage bakaba bari kumutangira ubuhamya, reka tube tumwiyoreye. Barakomeza badvansika, baragenda barenga za Kavumu, bakomeza bajya za Bukavu. Umugabo igitangaje rero nuko yaje guhabwa amafaranga na Kinshasa. AFC yagiye kugaruka isanga avuga ati nyamara rero ntabwo twari hamwe, ati buryo umuriro wari undi humeze nabi, ati ntabwo tukiri hamwe. Yaje gutakaza abasirikare byo benshi bari baramanutse barageze muri centre, bo bahise biripotinga bumvise ko Bahigi hejuru za Cyambombo we akiri muri angle yo gukomeza kurwanira ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi ngo ntiyatatira igihango cy'ubujura ndetse n'imiyoborere mibi. Ubu ngubu rero byaramugoye umusaza Bahigi, umusaza arakuze cyane. Mwigeze mwumva hari na Colonel nani amuvuga, Colonel Sabimana yavuze ati nka Bahigi nta cyaha ashinjwa kabisa. Bariya bose mubona bari kwiripotinga bakiza abandi, bo bafite ibintu byinshi bakoze bibi, ariko Bahigi we nta byinshi abarwa nk'ibya. Bati nka Bahigi nta byaha tumuzi, atariko yaratubeshye, arongera agira ate, arongera yigumira mu ishyamba. Na n'ubu rero urumva ko ubwo rugamba kugeza ubu ntabwo rwaba rworoshye. Umuntu urwana avuga ati n'ubundi ntabwo nteze kuziripotinga, abenshi barwana. Niyo mpamvu uzumva ngo urugamba rwa FDLR barwana ari gupfa no gukira, kuko n'ubundi bo nta kindi kintu bakiramira. N'uyu rero Bahigi kugeza amagingo ya namwe we ararwana agafatanya n'intera hamwe, nta kindi kintu afite cyo kuramira. Niyo mpamvu urwo rugamba ruba ari urugamba rukomeye cyane, urugamba utari buhamagarira aduyi ngo umubwire ngo wanani wangana kugose, nta kundi ndakurasa murarokoka muri bake. Nk'urugamba rwa Liberation ahanini benshi bazi uko rugenda. Urugamba rwa Liberation uko rugenda ahanini usanga ibice byinshi byifata, ndetse ku buryo bwa mind, imitekerereze usanga hari abahinduka bitewe n'impamvu. Rero abatagomba guhinduka barimo nk'uwo Bahigi wabeshye, bati ntabwo nabeshye ubugira kabiri, none ntabwo nakwizerwa, n'abandi bameze nk'uko nguko. Niyo mpamvu rero muri kumva urugamba rwo muri axe ya Kalehe rukomeye kugeza magingo yangaya. Reka bariho ntangirira kuko ntigeze mpagarukaho ngo mbabwire uko situation zimeze. Urugamba rumaze iminsi muri Kadasomwa
nababwiye ko AFC mu 23 yayifashe, ariko biza kuba ngombwa ko ibice byayo bimwe na bimwe ibivamo so ni axe mu by'ukuri navuga ko ziba zegereye ishyamba, ugasanga AFC yo iba ahantu hari amago haturiwe n'abaturage ahanini, ariko ugasanga bya bice by'amashyamba byo biracyarimo babandi, baba bakiri mu mago, baba baravuyemo barasohotse bari mu ishyamba, ugasanga baracyarimo. So amakuru akambwira ko urugamba n'ubundi rwo muri Kadasoma mu maho plateau, nayo nabayita maho plateau yo muri Kare, kuko usanga ari nko hejuru avake ugera hasi kuri route nationale nimero ira route uriya muhanda n'ubundi ugiye muri Bukavu. Amakuru akambwira ko AFC mu 23 yongeye noneho gukosora neza Kadasoma iyisubiza ku murongo nyuma y'imirwano yari isa nkaho imaze iminsi 5, mvuze 5 jours kuva natangira kuvuga Karehe, namwe mwibuke ni kuva ryari, kuva icyo gihe ntabwo higeze hatuza. Ewana nagiye mbabwira aho nagiye mbabwira ibice byinshi ukuntu byagiye bigenda, bakagaba ibitero bakazunguruka bigakomeza muri ubwo buryo. Amakuru akaba ari kumbwira ko rero kugeza amagingo ya ngaya AFC mu 23 icyo yashatse gukora nuko yagiye muri Kadasoma irahafata, noneho ira advancinga. Kadasoma yari hafite ifite agace kamwe, ariko hari akandi gace kegereye amashyamba kugeza amagingo nta kwemeza kwijana kwijana bakarimo, ariko Kadasoma yose navuga ko kugeza amagingo yasa nkaho yamaze kubasekiriza, kabone nubwo ibitero bishobora kuhagabwa bidashobora kubura. Irongere ira advancinga ijya mu gace ko bita Kitendebwa naho irahagera, ijya aho bita Kirijiwe naho irahafata, hari amazi iminsi habera imirwano, ijya no mu gace ko bita Bushaku ya kabiri naho irahafata. Bushaku ya kabiri ahangaha hari hameze hati, ni imirwano imaze ya minsi mbabwiye. Ubu ngubu nibwo twavuga ngo ni uduce twamaze kuba intare za Sarambwe noneho zinjira mu byanyabyo, nubwo koalisiyo ikiri kugabamwe ibitero mu magingo yanga y'ubu ngubu twicaye ahangaha, ibitero bikiri kuhagabwa. Amakuru kongera akambwira ko muri groupement ya Ziraro naho imirwano yakomeje, cyane cyane mu gace ko bita Nyamugari ndetse n'inkengero za Rumbishi. Coalition nigeze numva ivuga ngo twayifashe. Rumbishi ati Rumbishi twayinjiye, ariko ubundi imirwano yatangiriye muri Nyamugari ibera no mu gace ko bita mu nkengero za Rumbishi, ku buryo abaturage bo muri Rumbishi kuko twavuganaga mu masaha mu gitondo kumvikanaga amasasu, bayumvaga ariko bayumviraga kure, kuko dufite abantu benshi Rumbishi ho hari benshi. Ubu ngubu benshi babampamagaye bavuga bati uzi ko byabaye bityo, none ibya bitero aho ngaho muri axe ya Rumbishi, cyane cyane aho ngaho muri Ziraroho navuga ko nta bintu birenze cyane, nubwo amasasu yakumvikana, ariko AFC mu 23 yarimo ibahiga ku rwego rudasanzwe. Hanyuma twihuse cyane munyemerere mpite nsimbukira mu bice birimo Kadasomwa. Amakuru arambwira ko intera hamwe zarahiriye kuzahava, nari nahabanje, zarahiriye kuhava zirimo, ariko zakuwemo, ariko ziri mu nkengero zavuze. Nuvuga ngo utari winjira mu ishyamba rirashyamba, kandi murabizi abantu wenda ngewe yo ndi kubwira abantu wenda bakoze aromemo gake cyangwa bakoze nko ku gisirikare biranyorohera cyane, ariko kubwira nk'umuntu w'umusivile biragorana, kuko uramubwira ati bari mu nkengero, akumva ko wenda hari uburyo wabivuzemo bitari byo, ati wakabaye uvuga ati nta barimo cyangwa barimo. Ngwiki nimvuga ngo nta barimo iyo centre, kuko AFC irimo mu kanya kongera kagabwaho igitero, urambwiye uraza kunyita iki? Niko urugamba rugenda. Ibitero by'ubucengezi ubu ngubu nanjye navuga ko uburyo dusigaye dusobanura iyi ntambara, dusigaye tuvuga ko AFC irwana convention war, cyangwa se wenda guerre iri conventionnelle, cyangwa sinzi uburyo ndi bubyite utyo, ariko ugasanga FRDC na coalition ubu nibo bahindutse inyeshyamba, nibo basigaye barwana guerilla wo. Mumbabarire nuko mbyize, kuko ubona urugamba uburyo iyo bakubwiye ukuntu rumeze, cyangwa wenda ukanarureba wenda wagerageje kuyigerera, bakubwira ko AFC
cyangwa ARC Armée Révolutionnaire Congolaise aribo barwana nk'ingabo za leta, hanyuma ingabo zitwa ngo ni iza leta nabo bazishyigikiye bakarwana intambara ya gerira. Niyo mpamvu biba bitugoye twebwe mu buryo bwo gusobanura, usanga AFC ari igabwaho igitero mu gihe cyo hazwi neza ko ubundi inyeshyamba arizo ziba zigomba kugaba ibitero kuri biragoye rero kuhita wita ngo AFC ngo nizo nyeshyamba kuko nizo zahindutse nk'ingabo za leta, kuko nizo zirwana intambara ya ana kwa ana, ya ntambara yo kuvuga ngo tugiye kubakubita tubashorere tubajyane, abandi bakarigita bakihisha. Nuko yemwe n'ahangaha wenda ngiye guhita nsimbukira nerekera muri Uvira. Muri Uvira wenda nkababwira ibya Uvira ukuntu bimeze kugeza amagingo ya ngaya. Kodi manza hari igitego cya Kongo kigiyemo, ndaje ndebe igitego cyise kijyamo kano kanya di. Buriya tuba tunakurikirana n'imipira tunareba uko situation ziba zihagaze, tureba tukavuga tuti se situation imeze ite n'imipira nayo turareba guys, turareba tukavuga tuti okay, Kongo ntabwo yakinnye, barimo bambwira umupira wa Angola na Zimbabwe ko Angola ari imaze gutsinda. So ni ibyo ngibyo gusa, hose tuba tureba ukuntu bimeze, cyane cyane ko ari igikombe ari kane kabyitabiriwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabone n'ubwo mu burasirazuba batadufata cyangwa se batahafata nko muri Kongo, ariko iyi ntsinzi ibaye urajya gusanga ugasanga na AFC twese bose barimo barishimira. Ni igihugu igihari cy'ikibazo ni kimwe, ni imiyoborere, naho ibindi byose ni munange nta kibazo kiba gihari, gusa imiyoborere nicyo kibazo. Ndaje mbabwire, hari umuvandimwe anyandikira ibintu byinshi cyane kandi birimo n'inama, surtout inama igomba kugenda iri kuri politike, ku rwego rwa politike ndetse na diplomasi. Ndabigarukaho ndareba uko bimeze. Munyemerere gusa nsimbukira muri Uvira, teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Uvira ndabifatanya. Uyu munsi hagaragaye ibitero bikomeye cyane muri teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Uvira, kuko nsoza amakuru yanjye ya mu gitondo nababwiraga ko aribwo byari bikingeraho, aribwo mu by'ukuri byari bikiza. Murabizi ko njya gusoza amakuru ndi kubabwira ati izi nkuru zo ntabwo zisanzwe, kuko amakuru akomeje kuvuga ko indege zirimo zirarasa, drone zarashe vedete ebyiri zose zirashe mu mazi. N'ubu tuvugana ubu ngubu nge ndimo nkubwira muri Uvira, mu mujyi wa Uvira rwagati, ubwoba ni bwose, kuko hari groupe za wazalendo zakomeje noneho gushyushya, zivuga ngo zazungurutse ngwe bane ngo ntiwareba ngo Uvira ngo tugomba kuriramo ngo ubunane. Nanjye nabivuze amakuru yanjye mu gitondo nti abaturage bo muri Uvira mwigengesere, kuko ntabwo bishobora kuza koroha hatabayeho ikintu bita gukosora. AFC igomba gukosora, igatanga ikosora, yenda byibuze bo bari kuvuga ngo bararira umujyi, kandi niko bimeze ngo bararira ubunane mu mujyi wa Uvira, yenda byibuze force za AFC mu 23 zikarira ubunane mu mujyi wa Baraka, kuko nge mbirebye baramutse babishatse hatabayeho impamvu za politiki. Abona n'ubwo impamvu za politiki nazo zitatuma AFC mu 23 itererana abaturage aribo yavuye mu ishyamba irwanira, kuko buriya ntabwo navuga ko yaturutse muri Sabyinyo iri kugendera mu kuvuga ngo vuvoye ngo politike wapi. Bari barayangiye, bari bamaze 14 mois muri Kinshasa baganira na Tshisekedi yarabangiye, bivana Kinshasa baragaruka basubira mu mashyamba. Bari bazinga izo delegation zigiye kumvikana ibintu bigende neza. Ubu rero ntekereza ko politiki idashobora gutuma abaturage baturage bose bari kuzirikwa, bari gushyirwa ku kandoyi, burijwe imodoka uyu munsi wo muri Makobora, biriya bintu ngo bikunde ndetse binakomeze. Kiriya kintu mu by'ukuri kujya mu gace mukongera mukavamo, banyakubahwa, ibi bintu iyi repri ntabwo njyewe ndetse n'abandi wenda bametekereza nk'uko mbitekerezaho ntabwo byanyuze cyangwa ntabwo byanabanyuze, kubera uburyo abaturage bajyanywemo nge nabibonaga. Gusa ikidasanzwe nuko hajyanywe bamwe mu nsoresore za wazalendo zari zarivanye mu kazi ka wazalendo zizi ko AFC mu 23 nkozi byabaye. Ariko reka mbabwire ikintu gitangaje, AFC mu 23 yageze Makobora, insoresore zo muri wazalendo zikuramwe imyenda zihindura abasivili.
noneho kubera ko abasirikare ba FRDC ubu ngubu bari kuza, ziriya special forces ziri kuza bambaye imyenda ijya gusa n'imyenda ya AFC 23 yo muri ntuza, yino myenda y'ubona yo mujya mubona irimo madoadoa ndetse n'ibindi hano mu mujyi n'ahandi hagiye hatandukanye. Gusa abasirikare bari ku rugamba ba AFC ntabwo bambara kuri icyo kintu, buriya ntibakababeshye kuri social media ngo bababwire ngo vuvaye ngo murebe ngo umusirikare ngo wa AFC ngo twafashe yambaye biriya uniform NON. Asike ba AFC bambara plane ku rugamba pe, uko bimeze bambaye plane. Nazo zino uniform mubona bambaye ahangahe heza za madoadoa, wapi nta uniform nk'iriya wapfa kubona ku rugamba, nta ibiya, bambaye plane gusa. None rero ziriya nsoresore zikanze babasigaye ba FRDC AFC we yamaze kuvamo, bagira bate, barabatoragura. Ni ngo insoresore zose mwabonye bashoreye binjije mu modoka bajyanye na wazalendo tiki zari zaravanyemo amayinifomu zihindura abasivile, ahubwo bo byabacanze babasangaga bati wowe ko tutahunganye ko tutajyanye ngo tugerane za mpoko gute tugusanze ahangaha, kumbe weho uri AFC 23 yasigaye tabatera kandoye. Nuko nguko bimeze hamusike wa AFC kabisa, wafatwa wapi harazi wamufata umukuye hese, abandi si bagiye gute mwakora repli mugasiga force inyuma zibereye kandi muzi ko zishobora kugira ikibazo mudashobora kuzitabara. Ndumva iyo tactique ya gisirikare itagomba no kubaho, nta nubwo yigeze ibaho. So amakuru arambwira ko rero magingo yanga bagize baricyo bakarasa ari amato bira, amakuru arambwira ko ari amato ari utuvedete twa Kiliziya Gatolika dukunze gufasha bamwe mu baturage tubavanye mu hariya. Gusa abaturage bo bavugaga ngo ni bya M23 kuko byakoreshwaga na FRDC. Bikimara gukoresha na FRDC AFC bigezeho wari barabitaye, M23 bisanze itangira kubikoresha. Nibyo rero byarashwe babibona barabirasa ko babirashije indege, n'ubu tuvedete tubiri twahiye. Ubu tuvuga ni ibintu byateje ikibazo gikomeye cyane ko mu by'ukuri benshi bakomeje kuvuga ko ziriya attaque aérienne zisa nkaho zamaze gushyira zashyize umujyi wa Baraka mu kangaratete, ndetse ni ibibazo bikomeye cyane kwa kundi bavugaga ati ntabwo turimo turarwana, noneho bagiye kurwana noneho kumugaragara kuko leta ya Kinshasa byagaragaye ko irimo irabagabaho ibitero neza cyane. Ibi ngibi bihuze n'ibindi bitero bikomeye cyane byagabwe muri axe uretse kuba wenda harashwe kuri Paul Kalundu ku cyambu cya Karundo hagabwe ibi bitero byo mu kirere. Amakuru arambwira ko kugeza amagingo yangaye M23 mu misozi ya Minembwe yagabwe, ndavuga M23 MRDP twirwaneho, yagabweho igitero muri secteur ya Itombwe, kandi secteur ya Itombwe ikoze kuri Fizi igakora no kuri Mwenga. Muri buka secteur ya Itombwe ikoze muri Mwenga kuko iramanutse ikagera hafi ya Kamituga. Ubundi secteur ya Itombwe iri muri Mwenga ntabwo iri muri Fizi, gusa irazamutse igakora kuri Fizi. Amakuru avuga ko ibi byabereye mu gace ka Tuwe muri secteur ya Itombwe muri groupe ya Bashimukinje ya mbere. Kuva mu gitondo harashwe, ndetse karashwe na drone. Ubundi iyi wazalendo ziri mu mutwe witwa FPDC ndetse n'umutwe witwa AS bayobowe na Ngoma Nzito ndetse n'uwo bita Bolingo Olivier bagabye ibitero. Uyu Bolingo Olivier asimbuye uwo bitaga Mutetezi Kibukira waje kwicwa n'ubundi na wazalendo, ndakeka murabyibuka. Ariko kuba twabanye kera, uyu Mutetezi Kibukira ari general ukomeye cyane, aza kwicwa bivugwa ko yaba yarishwe na William Yakutumba. Amakuru akatubwira ko rero banahagabwa ibitero kugeza amagihe kandi mu nkengero za Minembwe. Mu byumve ni muri direction twahita ariko ari muri Minembwe. Ubu tuvugana ni ibitero bikomeye cyane. Niba baba babamanuye bakabavana ahangaha muri axe ya Tuwe barahita binjira muri bice birimo za Kamituga ndetse no muri Mwenga. Noneho bariya bavuga ko basa nkaho bari kwegera mu mujyi wa Uvira, ubundi kitwa intambara. Indege n'ubu tuvugana ubu ngubu ndi muri studio, indege irashe aho bita mu kanya ni saa 9 zuzuye, kuko ubundi ndabona ubu ngubu ni saa 9:10 ni aho bita Rutemba.
Rutemba, mu gace ka Rutemba ahangaha hahoze hari base ya MONUSCO, niho harashwe n'indege ubu tuvugana. Urumva ko force aérienne yongeye yazutse irimo irakora ibikorwa. Basirikare 15 bavuye muri Amerika nibo batangiye gukora ibi bikorwa. Ese mumbwira ngo mbe biraza kugenda bite mwabantu mwebwe tubana nibi situation sécuritaire niba batangiye kubombarda kandi izi bombe ziri kugwa avec précision, bari kuba bahawe map naho bari burase. Bisabwa kugira ngo ubwirinzi bugomba kuba standby. Ntekereza ko ku makuru mfite kuva muri Makobora centre bagasubira inyuma gatoya kwanga zino frappe aérienne yuko AFC n'abahanga ntago bazajya kujya gutakariza hariya nta mpamvu. Amakuru yari yamaze kumenyekana, Sarubona bari babimbwirira mu gikari ndetse no kuri groupe nabibabwiye daye. Hari umuvandimwe yabyanditse kuri groupe aribabwira, sinzi niba mujya mwita ku makuru muhabwa abamemba ba groupe aho ngaho. Sinzi niba muzi groupe yacu ngo bari abantu babamo ni bande. Umuvandimwe yababwiye ati force zacu zasubiye inyuma bitewe nuko twanze kugira ngo kubera ko nta bwirinzi bwari buri muri Makobora centre, niyo mpamvu twavuye dusubira inyuma gatoya, ariko turacyayizungurutse. Sinzi ibyo bintu niba utari kubyibuka buri ku rubuga, jya ku rubuga uzamukureho amakuru ya saa 12 hafi n'iminota nka 40. Murabona umuvandimwe mu by'ukuri wabyanditse arabibabwiye. Rero niyo mpamvu mbashishikariza kujya ku rubuga, kuko hariya hari byinshi ngewe nashobora kuzangaho ngo niba bivuze njye hari nta comment nzanaho ngo ngire ibyo mvuga, kuko mba nzi ko amakuru ayafite. Tadi urubuga rwacu ntabwo ari urwa Machachari, niyo mpamvu nta rwise Machachari. Ni urubuga ruriho abantu bakuru kandi basobanukiwe, baba bafite buri kimwe cyose, bafite n'amakuru. Tuzumva uri kuganira n'umuntu hariya muganira urimo ngo ndagusuhuje nitambukira, niwe wambwiye utatu, ariko uziko ushobora kuganira n'umuntu atuziko natungwe nganira n'umuvandimwe ndagusuhuje ariko nitambukira urimo ngo mabye atari kuziko naganiraga n'umuntu ntazi uwo ari we, ati ngatangara duhuriye mu gikare atakambwira ati nkumva mbuzi yo nkwirwa, ariko bigenda. Niyo mpamvu abantu turi ku rubuga nyamuneka ubu tubana n'abavandimwe hariya, n'abantu mu by'ukuri baba bagomba kuduhereza buri kimwe cyose. Gusa niyo mpamvu bambwiye ko indege yongeye kurasa hariya hahoze MONUSCO muri axe ya Uvira. Gusa amakuru mfite kugeza amagingo aya ngaya, ingabo z'u Burundi nazo zirimo zirisuganya, so biragaragara ko hagati ya le premier, hagati ya tariki imwe kongera kugaruka hari ibintu bishobora kuba bidasanzwe. Reka ngiye mbibararikire, ntimukajye kure yacu, ubundi ibindi byose murajya mugenda mubimenya. Gusa ukeneye kujya kuri groupe n'ubundi groupe yacu iri munsi ya description, donc link iri munsi ya description, ushobora kuhakanda, hari munsi hagati y'utuntuza y'udutoki tubiri tumeze durya, urahakanda ugahita wibona ku rubuga. Ushobora kutwandikira hariya ku nimero zihari, hari nimero z'inkongomani zirakora, wanazihamagara uri muri Kongo, ziba zifunguye, uri umukongomani ushobora gukora buri kimwe cyose gishoboka kandi ibintu bikagenda neza. Komeze mubane natwe rero, na makuru n'ubundi tugenda tubagezaho isaha iyo ari yo yose. Twongere dusubire mu mwanya uri imbere. Hanyuma abakoze subscribe mbashimira cyane ntambuka, abatarayikora mumenye ko mwacitswe na byinshi, ariko kandi mushobora gukora like ni byiza cyane, mushobora gukora like ndetse tukanahana ibitekerezo muri comment zanyu, tuzitaho tukazisoma tugakurikira ibiba bikomeje kugenda bivugwa. Hanyuma mukomeze mubane natwe mu makuru tugenda tubagezaho isaha iyo ari yo yose. Mwumve ko indege irimo irarasa muri axe za Uvira. Nuko nshoje rero mbashimira, amakuru yacu nakagaruka, bye bye.